Neza banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi turabaramutse turasuhuje amahoro y'Imana bane namwe tubifurije umugisha gukomeza kubana namwe wowe utameze neza ihanganire ubuzima aka kanya ushobora kuba urimo. Yitwa Kamikazi Dorcas murumuna wa Ishimwe Vestina, akitwa Ishimwe Vestina umugore wa Idirishya Wedirawogo, akitwa Miss u Rwanda Mutesi Jolly 2016. Aba nibo tuje kuganiraho ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeza kuri aho hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Ishimwe Vestina muramuzi yuko ubu ngubu hashize agiye gushira umwaka yubatse urugo n'umugabo mwiza uturuka mu gihugu cya Burkina Faso witwa Idirishya Wedirawogo. Ubu bagiye kumarana umwaka babana. Ishimwe Vestina haratwita aritegura kubyara, haritegura kwibaruka umwana mwiza cyane nkuko muri kubibona kuri ekra yanyu. Yavuze ati ngomba kubisangiza inshuti zanjye zikabibona kuko ni byiza cyane kandi ari hafi kwibaruka. Uyu Ishimwe Vestina ni umwana mwiza wakuriye mu karere ka Musanze, intara y'Iburasirazuba. Yakuriye mu karere ka Musanze hari ahantu hera ibirayi kubi, baza kugirirwa amahirwe barakundwa bitewe n'indirimbo baririmbaga, indirimbo nziza cyane zafashije abantu benshi cyane kandi zakuye abantu benshi mu byaha. Indirimbo zarakunzwe zirarebwa, abantu benshi barazikunda kandi abantu benshi barazishimira cyane, afatanyije na murumuna we witwa Kamikazi Dorcas muri kubona kuri ekra yanyu afite iPhone ari kwifotora. Barakuze biragenda barakomeza barakora cyane, ndetse indirimbo zabo zijya no ku ruhando mpuzamahanga, bagera naho bambuka igihugu cyacu cy'u Rwanda bajya muri diaspora muri Canada, aho bataramiye ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye babikoreye muri Regina. Ako ni agace kitwa Regina, hari n'akandi gace kitwa Ikankova, hari n'akandi gace kitwa Edomti. Aho hose niho bakoreye ibitaramo byabo byari byaberekeje muri Canada. Muri Canada bamaze gukora ibitaramo byabo, uyu Ishimwe Vestina niho yahise aguma n'umugabo we arahamusanga, dore ko bari bamaze iminsi mikeya bakoze indirimbo yabo ndetse anakoze ubukwe. Ni ubukwe bwarebwe n'abantu benshi, ni ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi cyane, baraburebye barabukunda, abantu bahora bamwifuriza ibyiza gusa. Aba bana ni abana b'Imana kandi basenga, nuko mu minsi yashize bageze igihe kimwe bahindura uko abantu benshi bari babazi, barasuka. Bamaze gusuka abantu ntabwo babyishimiye, baravuze ngo ese ubu ngubu ko batangiye gusuka ubu baracyari muri ADPR byagenze gute? Ariko ntabwo gusuka nya kwambara imyenda byakubiza kuba usenga cyangwa udasenga, iyo ni imyumvire y'abantu bagenderaho, ariko kuba barasutse nge numva nta kibazo kibirimo kuko ni imyumvire yabo kandi ni principe yabo bagomba kugenderaho. Kamikazi Dorcas benshi cyane barasutse baravuga nti se kubera iki usutse, kubera iki utatiriye idini ryawe, kubera iki bigenze kunguka? Ariko ntabwo yavuga yuko byagenze n'abahubwo twavuga yuko byagenze neza kuko barisobanukiwe. Rero na mashini impundu tukwiye guha Vestina witegura kubyara kandi kameze neza cyane, n'umugabo we bakaba bari kumwe. Mu minsi yashize abantu benshi bari bazi yuko ngo batari bari kumwe, bashwanye batandukanye, ariko ntabwo ariko byari bimeze, kandi ntabwo baje ngo babishyireho umucyo bavuga yuko batandukanye, ahubwo ni amagambo y'abantu bagenderaho bakavuga ngo urugo rwasenyutse, urugo rumeze gutya, urugo byarangiye. Ariko siko biba biri, nuko abantu bagenda batera inyikirizo abandi bakikiriza, ariko atari ko biri. Turishimye rero kuba urugo rwabo rugize ahantu heza cyane, ndetse ubu ngubu bakaba bitegura no kwibaruka, kandi nibibaruka cyane tugenda tubagezaho amakuru meza. Kamikazi Dorcas we mu minsi yashize rwose muri kubona yuko afite iPhone. Mu minsi yashize twatunguwe no kumubona yisukishije, abantu baravuga ngo nukubera iki yisukishije, abantu batera commentaire nyinshi cyane, ariko nkuko nabibabwiye kwisukije ntabwo bivuga yuko wapaganye cyangwa ADPR guciye, ADPR bigenze gute. Tuzi yuko basengeraga muri ADPR ari abana bari bakijijwe, dore ko bavukiye no mu muryango ukijijwe. Ariko ibyo ngibyo bye ntabwo ari byo twatindaho, ahubwo twari cyo twitindiraho nuko ubu ngubu bameze neza cyane kandi bari gukorera umurimo w'Imana. Nubwo badaheruka kuduha indirimbo yabo, minsi yashize niho bujuje abantu baba subscribe babakurikira miliyoni rwose. Subscribe barazujuje, bamaze kuzuzuza nibwo guhita bashima Imana, bavuga yuko Imana yabakoreye ibintu bikomeye cyane
cyane, kandi murabizi yuko banahawe igihembo cya awadi nk'abahanzi bitwaye neza mu Rwanda. Ni abahanzi ba gospel b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nibo bari bahatanye n'umuhanzi witwa Israel Mbonyi ndetse n'abandi bahanzi bose hano mu Rwanda bagiye batandukanye. Rero nibo babashije guhabwa awadi. Awadi ni igikombe cyiza kiba giherekejwe n'ibihembo kandi abantu bareba bagakunda. Reka tukomeze tubasengere, Imana ikomeze iba blessing kandi babashe kugera aho bifuza cyane, dore ko tubakunda kandi dukunda n'indirimbo zabo. Agakurikiraho undi muherwekazi, umuherwe witwa Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Uyu mu Miss w'u Rwanda ni umujejeta franga, afite amafaranga menshi cyane. Abantu benshi bavuga ngo ese kubera iki afite amafaranga atarashaka umugabo? Ubwo ni uburenganzira bwe, ntabwo twaza kuvuga ngo kubera iki atarashaka umugabo, kubera iki byanze guta. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, ni umuntu wikuyeho kandi agafasha urubyiruko narwo kwikura habi rukiteza imbere. Buriya iyo uri gukora, umwana w'umukobwa ari gukora agomeza kugerageza kugira ngo ubuzima bwe bubashe guhinduka cyangwa bubashe kwisanga ahantu ari ameze neza, biba ari byiza cyane. Kandi n'abantu bose bagukurikirana ndetse n'abantu bose bagukunda, ubona bakubwira ngo courage, bizaza bizemera. Rero Mutesi Jolly mu minsi yashize niho yerekanye amashusho y'inzu ye. Ubwo inzu ye yamutwaye akayabo karenga biliyoni zirenga, ni amafaranga naho ubwacu tutashobora kubara, ariko we ku giti cye afite amafaranga menshi cyane. Bamwe baravuga ngo afite amafaranga ngo ni pusi itasimbuka, ariko uyu Mutesi Jolly rwose ni umujejeta franga, abantu benshi baramuzi. Rero ubu ngubu kuri ubu ngubu asigaye yambara imyenda ibihagaze agaciro ka miliyoni 65, harimo ikibanza ndetse n'inzu. Ariko we akwiye kwiyambika kugira ngo aseruke neza kandi abantu bamubone neza. Mutesi Jolly nta muntu ajya agirana nawe ikibazo, ahubwo aba ashaka yuko urubyiruko rugenzi rwe rwiteza imbere. Reka tumubwire, tumuhe n'indabo, tumubwire ngo courage, kuko yikuye habi kandi agerageza kugira ngo n'undi mwana wese w'umukobwa ahabari bijye bigenda biza. Mutesi Jolly ubu ngubu mu minsi yashize niho yari akundanye na Rugumi, ariko ntago bagiforowingana, ahubwo magambo menshi abantu beje baravuze ngo Rugumi yatangiye kwikundira umukobwa mwiza nayo umujejeta franga witwa Ariyakuru. Ariko ibyo kuri social media ntago twabyizera 100%. Social media wese ahari havuga uko ashaka cyangwa akahimba ibyo ashaka, ariko twebwe abangaba bose turabakunda kandi tukarabakurikira. Ahubwo icyo tubabwira ngo ni ukublessingwa na Nyagasani kugira ngo ibyo bakora byose, iterambere ryose baba bakora bigenda neza. Reka tubabwire ngo Imana bose ibaho umugisha kandi igihira imirimo y'amaboko yabo, icyo berekejeho amaboko bigende neza. Kandi namwe mudukunda mudukurikira, tuzatiyana tubagezaho amakuru meza byanditswe mu bitangazamakuru, yavuzwe mu bitangazamakuru, kugira ngo namwe mubone umugisha w'Imana. Ndabakunda cyane kandi amahoro niyo mbasabira, abantu mwese mu nkunda kandi munkurikira. Amahoro niyo mbasabira, umugisha w'Imana niyo mbasabira, kugira ngo mujye muhirwa na Nyagasani. Imana ijye ibaha ibyo mwifuza byose. Bye bye, ciao ciao. Ndabakunda kandi umunsi mwiza.